Okay, nk'ibisanzwe ni Habijid Nduba TV. Tuba tugarutse kuri morale cyane, abantu badukurikira kandi turabakunda. Murabizi rero umurimo ku isonga, kandi duhore dutsinda. Nk'uko mwamaze kubibona, uyu munsi twaba dutangiye tuvuga ku ikoranabuhanga rikomeye cyane, ikoranabuhanga ry'amarobo. Abantu benshi bafite ubwoba muri ino minsi, bavuga ko ikoranabuhanga ribageze ahabi. Abashomeri babaye benshi, ibibazo byabaye byinshi byerekeranye no kubura akazi, imashini, amarobo. Ibi biri guteganywa ko bishobora gusimbura abantu mu mikorere. Karabaye rero niba umuntu ashobora kuba yaseriva, robo ishobora kuba yaseriva, ishobora kuba yakwakitinga nk'umuntu uri muri biro, igakora akazi k'umuntu uri muri biro, ikaba yagenda igakoresha imashini runaka kandi itari bunanirwe, itari bunaruhe. Mu gihe umuntu yagiraga amasaha agakora akananirwa, akazi kazihuta cyane. Hari icyo bisaba rero kugira ngo tuzabashe kubaho muri ubu buzima. Hano mudukurikira, ndagira ngo bibutse ko mukwiye gukora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bibacika. Murakora subscribe kuri channel bita Habijid Nduba TV, ubundi tujye dukomeza kubana. Ntibibagirwe gukora notification, share, like na comment kugira ngo tujye tubana. Rero ntidutinda cyane, reka duhite twitangirira kuko n'ubundi nicyo cyatuzinduye. Hari gahunda nyinshi cyane mwagiye mubona ziterambere, ariko kuri twebwe twazindukiye dushaka kuvuga kuri robo. Robo ni umuntu buriya, ariko ukoze mu bundi buryo bw'imashini. Aratekereza uko bitewe n'uko aba yarabiporogramwemo, aba afite ibyo yaporogramwemo akaba yatekereza. Niba robo utangira umenye ko ari umuntu ariko w'umukorano. Bisobanuye ko mu gihe mwene muntu azatekereza agashaka gusimbuza, agashaka umukozi wenda uzamumesera imyenda, azakora robo imesa imyenda neza, iyivajya no kuyanika. Tekereza ko mwene muntu ashobora gutekereza hari umuntu ushobora kuzaza ufite ubumenyi cyangwa ufite boss ufite ubushobozi, agahita ashaka abaseriveri muri resitora, baseriva muri resitora ye cyangwa se kantine ye cyangwa akabari ke, akifatira amarobo. Uhageze wajya winjira, bakakuzana icyo kunywa, bakakuzana n'icyo kurya. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ubuzima burimo bugenda buhinduka bwerekeza cyane cyane ku iterambere, ariko ikiganje imbere ni ikoranabuhanga. Mwene muntu si ikiremwa cyoroshye, nawe ararema, gusa ibyo arema wenda itandukaniro ni uko bitameze nk'umuntu neza nk'uko Imana yamuremye, ariko nawe afite ubushobozi bwo kuba yarema. Ngo abantu benshi bagiye bumva ko cyane cyane ngo abazungu, ngo hari ibyagendaga bivuga nk'ibitekerezo, bavuga ngo umuzungu ngo yari agiye kurema, ngo nk'Imana ngo igiye kurema, ngo saa sita zigeze ajya kurya. Ibyo ngira ngo mujya mubyumva, ngo agiye kurya, noneho agarutse asanga Imana yashyizemo umwuka. Umuntu w'Imana aragenda abaho, arahumeka, agira gute, noneho wa wundi w'umuzungu ashatse kugira ngo agire, yikubita hasi, biranga. Beti ajya kureba ntabwo ntiyagiye kurya, we yagiye kurya, agarutse asanga birarangiye. Abo rero ni amakabyo nkuru, wenda sinzi ko ari ukuri, ariko icyo dushaka kuvugaho, turashaka kuvuga ko rwose ikoranabuhanga rigeze kure. Murabona hari ukuntu mujya mubona hashobora kuba twitegura nk'abapolisi bakorera ku mihanda, tukitegura benshi kandi bafatika, tukitegura abasirikare barwana intambara zikomeye cyane kandi badatsindwa, badasubira inyuma, kuko bazaba bakoze mu buryo bw'amarobo. Ibyo birateganywa kandi ngira ngo mujya mubikurikirana mukabyumva. Rero aho ikoranabuhanga rigeze ni uko n'umuntu hashobora kuzavuga, ntabwo ari hashobora, ahubwo hakozwe amarobo y'abagore ashimisha abagabo,
hazakorwa n'abagabo bashimisha abagore. Mbese urumva ukurikije uko ibintu bihagaze muri iyi minsi, keretse udafite amakuru ahagije hanze, ariko ubundi iterambere ryarakataje ryageze kure. Ubu ikintu cyose usigaye wifuza wabona irobo ikigukorera, utiriwe ubwira umuntu ngo ngwino umfashe ibi ngibi cyangwa se unkorere ibi ngibi. Robo yakigukorera, ikagikorera ku gihe, itagukereje, itanagutindije, kandi ikakigukorera neza. Kabone naho cyaba ari ikintu gisaba igihe kirekire cyo gukora, aho mwene muntu ashobora kunanirwa, irobo yo yahakora itananiwe. Kugira ngo murabyumva rero ko iterambere rikataje kandi rikajyana n'ibikorwa bitandukanye. Kugira ngo mwari musanzwe mumenyereye amatelefone y'igiciro gihenze akomeye cyane, akora ibintu bitangaje. Kugira ngo mujya mubona ama application nk'aya dukoresha abarimo za AI, ya za AI ashobora gufasha gukora amavideo mu buryo bworoshye. Ibi rero ni ibintu bigaragaza neza ko iterambere rimaze kugera ku rwego rwo hejuru. Nge AI nayifashe nk'inshuti yanjye, turakorana umunsi ku wundi. Ntabwo mushobora kubyumva, ariko ubu ni ubwenge buri twabyita artificial intelligence. Ni nk'ubwenge karemano nako bukorano. Ubundi tumenyereye ko umuntu agira ubwenge karemano, ariko ubu bwo ni ubwenge bukorano. Ushobora kwifuza gukora ikintu, egera AI igikora, igishinzwe igufashe. Ntuzatinye, kuko AI yagufasha cyane cyane ko harimo n'ibifasha abantu kugira n'ibyo ziba zidufasha kugira ngo tubashe gutunganya. Ariko nawe niba wumva ufite gahunda yo kuba wagira ibyo ukora, wakwegera iryo koranabuhanga mukajyana. Ikibi ni uko ryagusiga maze ugasigara byarakuyobeye. Ariko niwemera ko tugendana muri urugamba rw'iterambere, aho isi igeze ubuzima buzakomeza. Ikibazo gusa ni babandi binangira bazahama ku bya kera, aho ntabwo byavamo. Inshuti zanjye rero, mwari mudukurikiye kuri iyi channel. Ikiganiro twakoraga mwakigezwaho na Habiyaremye Jean de Dieu. Channel yo ni Habijid Nduba TV. Nakazaza turacyari kumwe, kandi mwibuke gukora subscribe, like, share na comment, maze tujye twibanira mu biganiro byose bya buri munsi dukora. Turateganya kujya twaprodinga video nyinshi cyane kandi zitandukanye, kugira ngo musobanukirwe uko ibintu bihagaze hanze. Imana n'umugisha, kandi aho mwagiye hose guhaha muhahe muronke. Buri wese mu byo akora agira umugisha. Naho ikoranabuhanga turagushishikariza kugenda naryo, ntirigusige nawe nturisige, kuko nirigusiga uzasiga gusiganuza. Ngayo nguko aho ibihe bigeze. Ibihe naho bigeze, aho kugenda. Ibihe naho bigeze rero, reka tubashimire kubw'ibyo byose muri kubona. Murakoze.